Yeah, welcome to Gentil Official muri Isanga mwese aho muherereye. Bari mu bihugu bitandukanye by'isi muri Isanga mwese kabisa. Muri Isanga icyo tubasaba ni ugukomeza kubabwira ko mugomba gukora subscribe, share and comment gutyo mukajya mubona notification zacu cyangwa se ibiganiro byacu bya buri munsi, kuko iyo mubikoze biradushimisha. Iyo mugiye mukandika comment hari icyo mudufasha kandi hari icyo mutwongerera mu buryo bw'imikorere yacu, kandi nimwe dufite iyi channel si yanjye njyenyine, ni channel yanyu, kubera ko buri munsi ko bukeye uko bwije mukunda ibintu byacu. So turi kumwe n'umutumirwa. Witwa nde umutumirwa? Nitwa Albert. Witwa Albert? Yes. Nijye ryonyine witwa se? Tujya inama. Tujya inama. Utihagana hese ubu ngubu? Bunuye aho bita ku Muyumbu. Utuye ku Muyumbu se? Wari wamagana. Urubatse? Oya, nacumbitse. Uracumbitse? Mu rugo nyirizina ni hese? Mu rugo nyirizina ni Nyamagabe. Ni Nyamagabe? Yego. Twishimiye kubana nawe aha ngaha. Batubwiye ko uri umuntu ukomeye, uri umukomediye, kandi koko twagiye tubona amakuru yawe tukagushakisha. So rero wagiye ukina ahantu henshi hatandukanye, inkinamico zitandukanye hano mu bice bya Kigali. So kuba ugeze aha ngaha kuri channel ya Gentil Official, nicyo wabwira abakunzi ba Gentil Official? Icyo nababwira se icyo nababwira ni ugukomeza gukanda subscribe and share na comment. Urakoze cyane kabisa. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Ndagenda nkubaza, uragenda usubiza uko ubyumva, kuko wambwiye ko uri umuntu usobanutse, kandi kuko n'abantu bambwiye ko usobanutse, uri umujene ukiri mutoya. So rero turagenda tuvugana ibintu bitandukanye, ugenda usubiza. Sawa. Ndagenda nkubwira ikintu ugisubiramo. Ndi tayari kubisubiza. Ikintu ugisubiramo. Ndi tayari. Vuga rimwe. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Kane duteranyije kane. Ni karindwi. Yose ubwo usubiyemo ibyo navuze? Nakubwiye ati nzajya nkubwira ikintu ugisubiremo. Urumva? Nari. Kabiri duteranyije kabiri. Kabiri. Ni kane. Oya nta urumva se urumva ntago uri gusubiza ibyo ndi kukubaza. Urasubiramo ibyo ndi kuvuga wowe. Kabiri duteranyijeho kabiri. Gatatu duteranyijeho gatatu. Gatatu duteranyijeho gatatu. Gatanu. Karindwi. Icumi. Cumi na rimwe. Cumi na rimwe duteranyije kabiri. Ni umunani. Iyo ni challenge nabaje kukuchallenginga, urumva? Turi utubazo tugiye duchallenginga abantu, urumva? Ntabwo urimo gusubiramo ibyo ndimo kuvuga, ariko nta kibazo kabisa. Twikomereza ibindi. None se umujyi wa Kigali ugira uburere bungahe? Umujyi wa Kigali ni kamwe, kuko ariko ntuyemo. Mu kahe karere? Ka Gasabo konyine ni kose. Nta bundi burere uzi se? Oya, twundi two sinabizi nimba tunabaho. Ese ikibazo mfite, wize amashuri angahe? Kareka amashuri y'iki se kandi ubwenge mbwiyisi? Ufite ubwenge bwose? Ubwenge bwose ndabwize nta by'amashuri. Hari ikintu ugeze wumva kinanira se? Ntabwo cyakunanira rwose. Ubwo mu mujyi wa Kigali ufite uburere bungahe? Ni kamwe? Kamwe. Mwarimu wakwigishije ubwo ni ndera? Ni umuhanga kabisa. Ntabwo nigeze niga ngewe. Byose navutse mbizi. Wavutse ubizi? Kabisa. None se ni nk'ikihe kintu ushobora kuvuga, wenda urugero turabona i Kigali cyangwa se n'indi mijyi itandukanye, wenda kuvuga Kigali, Kampala, wumva ari Kampala na Nairobi, iyo yose ni imijyi y'ibihugu, ubona ari uwuhe mujyi usobanutse? Usobanutse ni uwa Kabuga. Ni uwa Kabuga? Niwe usobanutse yindi yose. Ntabwo nzi nimba inabaho. None se Kabuga ni umujyi mukuru w'u Rwanda? Cyane, niwo mujyi mbona nyine. Kuransekeje kabisa. None se niwo rata uvuze ahantu mbese wageze? Nageze. Cyangwa se ari ahantu uba? Niho ahantu hambere heza cyane muri icyo gihugu? Yes. Ese ari ikintu ngiye kubaza, urambwira uko byumva. Ese bitayari nari match? Yes. Habonetse match y'abavuze perime n'abapolisi. Iyo match ku bwawe ni bande bayisifura? Ndumva iyo match ikomeye. Wazana abapolisi cyangwa abanyerondo nibo bayisifura. Cyangwa se
si abasirikare bayisifura, njye numva ari abasirikare bayisifura. nibo umuntu wabuze peri mu mushinya bafite yahuye n'umupolisi n'umupolisi, iyo match yasifurwa n'abasirikare, njye ariko mbyumva. abasirikare n'abanyerondo, ariko n'abanyerondo baje n'abadaso bose yakomeye, ikeneye abo ngabo gusa. Ndumva ikomeye ni abo ngabo bayisifura. none se wumva ari iyihe tara yawe, ni iyihe tara ugira wumva nicyo kintu ushobora gukora ugikunze kikiri mu maraso? ikintu nakora ngikunze se, ikintu nakora ngikunze nk'akazi wenda ukora ni ubukarani. ubukarani ubukarani urabushobora se? cyane kabisa. ubukarani se ni urumva no gukoresha imbaraga z'umubiri. imbaraga niyo hantu ushobora gukora mu biro, ubwenge bwawe niyo hantu bwakora ubwenge. nkuko wambwiye ngo ntabwo wize ibintu byose wavutse ubizi, ni ibihe biro wakoramo ukumva just wahakora? ibintu nakora n'ibiro nabishobora, no mu biro nahashobora naribi. washobora nahashobora. nk'ibihe biro? ibiro se bitajyanye no kwandika, ariko nyine mu kuvuga. uzi kwandika? oya, ntabwo uzi kwandika? shose ubuse iyo bagiye nko kuguhemba, urugero amafaranga ari kwisi uzi kuyabara? amafaranga nzi kuyabara. niyo mpamvu utazi kwandika ariko ukaba uzi kubara amafaranga. ni irihe banga ryo kubara amafaranga? ibanga se usarebe n'uruhinja nka buriya rwafashe amafaranga niruyarekura ryo ruyakomeza. muri make mbese amafaranga nta muntu wayayoberwa uko byagenda kose. cyane uko byagenda kose amafaranga ni amafaranga kandi natwe turayakunda. none se iyi si ifite ibihugu bingahe uko ubitekereza? isi yose ifite ibihugu nka bingahe? kimwe. ikihe? u Rwanda. u Rwanda mbese ku isi yose ni u Rwanda nicyo gihugu cyonyine kiri ku isi? nicyo nzi. vuga impamvu nk'ebyiri uvuga ko u Rwanda cyo gihugu cya mbere kiri ku isi, cyonyine kiri ku isi. niko ari cyo ntuyemo, kandi niho mbonera amahoro, niho mbonera n'ubuzima byose. ibyo bindi byo hanze sinshaka. u Rwanda rwubahe umuntu wese, sinshaka no kubimenya ibyo umuntu wese wifuza kuba mu Rwanda. umuntu wese wifuza kuba mu Rwanda, nicyo gihugu cyonyine kibamo amahoro, ushobora kuryama ugasinzira cyane, ukagenda saa saba z'ijoro telefone iri ku gutwi, cyonyine cyane. uvuze ukuri pe. iki gihugu cyonyine cyo cyonyine nanjye nzi ku isi, icyo gihugu cyonyine nzi ku isi, kuko nicyo gihugu kimwe ibyishimo, icyo gihugu cyonyine gishobora kuba gitanga amahoro. none se mu buzima busanzwe wumva ari ikihe gihugu wabamo? nabamo atari u Rwanda? igihugu nabamo nta kindi, ni u Rwanda. ni u Rwanda se? ntabwo waba mu Bugande na Kenya se? oya, wapi. u Rwanda nirwo nshoboye. nibwo ushoboye se, cyangwa niho ubushobozi bwawe bukwerekeza? oya, si n'ubushobozi, niho hari amahoro. niho hari amahoro. urakoze cyane gukomeza kutuganirira hano kuri YouTube channel yacu. mu bundi buzima busanzwe ni izihe mbogamizi wahuye nazo uri umwana kugeza ubu ngubu? imbogamizi ushobora kuvuga ngo iki nahuye nacyo kirangora kukivamo. urashobora kuvuga wenda nanyweye inzoga kuzivamo birananira, cyangwa se wenda nakoze kirananira. ni nk'iki kintu wakoze? imbogamizi si ubwo ni icyo wavuze bwa mbere, ni inzoga. inzoga ntabwo waziva hose? reka kubera ntabwo byakunda. inzoga ni ikintu umuntu avaho. kuki utanyweye itabi unywa inzoga? ibyo bintu biba bitandukanye. itabi niko ritamanuka mu nda. itabi ntabwo rimanuka, rica mu mazuru, ni umwotsi gusa. mbese muri make amata urayanywa? amata se ntabwo njyenywa amata. shose? akareka. kubera iki se? ubwo naba nyicyonka n'ubundi. wanywa amashereka? nanyweye amashereka. uransekeje kabisa. none se nk'ubu ngubu umuntu agwaye miliyoni 5 wazikoze iki? urabona kera tukiri abana wumvaga baguhaye ipaki y'amandazi aribwo ubuzima bwawe wakwishimira. uwaguha miliyoni 5 wazikoze iki? miliyoni 5? umbwire nk'ibintu nka 5 waguramo. ibintu 5?
nukwita nshinga akabari ka miliyoni zingahe? Ka miliyoni wenda n'igice. Hagasigara miliyoni 3 n'igice. Harya indaya nziza ibaho niyihera? Oya ntabwo rwose ubwo urumva wowe ubonye amafaranga ukayapfusha ubusa. Hari n'ibindi bintu by'ingenzi ugomba kuzana mu mubiri wawe. Wakwambara se basi wagura imyenda? Imyenda nayigura ngo na mari nahita njya kumureba n'ako kabari nyine nkazajya nanakoramo nyine ntinywera ariko nkirinda guhomba nyine. Ukirinda guhomba cyane. ubuse nk'ubu uwaguha inzu yawe ubamo yawe akavuga ati nk'inzu akavuga ati iki gipangu ni icyawe nyine, inzu irimo hano muri iki gipangu ni iyawe, niyo mishinga wayikoreramo wahita ushaka cyangwa wayigurisha? Kuyigurisha se none ntabwo nayigurisha, ahubwo nahita nshaka. Wahita ushaka? Urumva aribyo bintu mbese ubura kubera ko mbese kuba utarashaka ni ukuba nta hantu ufite ho kuba. Oya kandi wafite sinabonye inzu ubamo hari hakurya ari inzu nziza cyane. Kuba nyibamo ariko ntabwo ari iyanjye. Ntabwo ari iyawe, urayikodesha. Ubwo mbonye iyanjye ubwo nyine icyo bishatse kuvuga byahita bikunda bikagenda neza. Kabisa niko bimeze. Dukomeza kugushimira kuba watwitabye. Mu by'ukuri bambwiye ko uri umukomedi. Ese ubukomedi bwawe uhereye he? Wabutangiye ryari? Ubukomedi se nyine nabonye inkinamico ugenda ukoramo. Izo nkinamico byagenze bite kugira ngo uzisangemo? Se ni umuntu wakujyanye cyangwa ni impano yawe? Hari ukuntu uba ufite impano ariko ukaba udafite ubushobozi bwo kugira bwo kuyikora. Ariko mu nzira aho ugenda unyura hari umuntu ubikubonamo gutyo akareba ibintu ukora, ibintu uvuga akabishima, nuko nguko ubyinjiramo. Ubikora ubikunze? Nuko nanjye nabyinjiyemo. Ubikora ubikunze cyane cyane. Ni ibihe byiza byo gukina inkinamico? Ibyiza se nuko nyine abantu nyine buriya icyiza ni uko abantu nyine ari bo iyo bakoze subscribe nyine bakora na share nyine na comment ukabasetsa bigenda bikuzamura bigatuma umenyana n'abantu cyane kabisa. Aho wageze hose ukisanga. Yavuze kabisa neza. Ahubwo hari ikibazo ubushize hari cano twakubonyeho baragutumiye ngo wariye amasahani niba ari 6. Ayo makuru niyo? Nani barambwiye ngo arandi waririye mu gikari batigeze bazana kuri kamera. Ngaho mvumva nk'ibyo bintu nabyo kweri barabivuze. Gusa nk'ibyo kuri nabigize ibanga. Ize mbaraga zigutera kurya amasahani 6? Nuko nyine naje ibaze kurya umuceri noneho amafurete 6 amasahani 6. Ibyo bintu wabitekereje gute? Inda yawe ni gute uyijera mu gihe wenda wabonye amafaranga? Urabona ko ari igihe ukora ejo bigakunda cyangwa ejo bikanga. Mu gihe byanze inda yawe uyijera gute? Iyo byanze ubwo nubwo itabimenya ariko wowe ubwawe ufite uburyo uyitwaramo. Ugenda uyimenyereza gake gake. Nimba waryaga nka 6 uko bigenda bishira ukarya nka 5 ubwo bwacyo ukagira 4 kugeza ugejeje ku isahani imwe nanone. Njyewe nteye ubwoba. Njye nanzi ko turi kujyana kwa muganga. Iyo bibonetse umuntu agomba kubirya. Njye nanzi ko turi kujyana kwa muganga. Amasahani ninjye niyo niboneye wariye yose y'umuceri. Akara amafi yararyoshye. Nabona uburyo yarameze fo. Yarameze neza cyane. Akantu bishobora bavuze ngo nakana kuri Nigeria. Sinza akantu bavuze ngo nimba ari agaki? Ni Tayira. Tayira ni iki kweli? Tayira se? Buriya Tayira ni umuntu ukunzwe. Nanjye umwami bavuze ngo ni Tayira nuko nabikunze nyine. Bari babikunze. Ni imvuga y'ibirara se cyangwa imvuga isanzwe y'abantu? Tayira se? Cabanza ari ryo zina ryiwe nyine. Yarambwe ni umunya-Nigeria? Science ntabwo mbyibuka neza. Ariko nubanza ariko nabivuze ngewe. None se ni iki cyagutinyira kugira ngo ube umukomedi ujye kuri kamera? Ni iki cyagutinyira? Icyo cyaninyuye mu buzima busanzwe ariko ngewe ntabwo njya ni ntabwo gitinya. Cyambere cyo ntabwo mba ndi igisambu uri gushyiraho. Ntabwo mba ndi gukina babandi babambuye ubusa wapimba nambaye. Nta kintu cyatuma ninya rero ko umuntu yambaye. Ubushize twakubonye unyibukije akantu. Uravuze ngo wari wambaye ejo bundi nawe kubonye wambaye imyenda 6 niba atari 7. 6
wambaye imyenda hari umuntu wakunyuje kuri channel yiwe wambaye imyenda 6 warayambaye nyine niba yayiguhaye wambara imyenda 6 uragenda narayambaye ngira ngo hari kuzuba hari kumvura oya hari ku mukagoroba ntabwo ntazuba nta n'imvura biriya bintu bitewe n'icyo kwambara imyenda 6 nyine kwambara imyenda 6 urabona hari akantu wacanzemo avuga ngo mu gihe twavaga i Kigali tujya mu ntara nta bikapu tugira ako kantu nashaka ko kavugaho uburyo wambaye imyenda 6 ukaba warabihuje n'ubuzima wari urimo urabona kera twazaga nyine muri Kigali iyo uri mu cyaro n'ubundi nkuko ndeba amagazi uku nguku niko twazaga mu gusubirayo rero mabuje yabaga hari utwenda bagiye basajisha twose bakatuguha ukareba kudusiga utashye ukatugerekeranya bitewe nuko nta gikapu ufite ukatugerekeranya narakabonye kuri channel y'umuntu urumva numva karanshimishije kabisa kubera ko ari uburyo bwo kwiyaranja uburyo bwo kwiyaranja uwo wakoze kwanga gutakaza icy'agaciro aho ukavuga ati reka ntware icy'agaciro ntizirikeho byose n'ibitabye byose ngiye mpita namba uso waguha zahabu uvuga ngo ntabwo uri buze kuyambukana ku mupaka kuko ati ngo bisaba kuba wayimira wowe wakora iki gusa ubwo wayigarura gute wayimize bakakubaga nko mu nda bakayishyiramo bavuga ngo yabifite nk'agaciro kangana iki nibura ka miliyoni nka 15 ukavuga ati uri buyimire bazakubage wageze nka mu Rwanda wenda cyangwa mu kindi gihugu bayigukuremo bayigurisha iyo risk wayifata itagera mu gifusi irahagira n'ubundi wayimize kameme ari danje wayimize none se ubwo babaga inda bakabaga n'igifu akayikuramo wafata iyo risk kugira ngo nayitsimba muri box oya kandi baruze kugucekinga bakagucekinga bari buze kureba ko uyifite mu mufuka na he haje kumbwenga amafaranga ngo yawe ifite nangahe miliyoni 15 subwo nakivuza amangahera kanumve wenda kankoresheje 5 10 nzibike nayimira ukavuga ati umwana w'umurara ndagiye nayimize n'impfa ariko se nanone akantu kamwe igifu ni cyayisya ntabwo cyayisya mu bari ari zahabu urumva aragenda ikiberamo gusa bakaza kwibaga ugeze mu gihugu ushaka n'igihe hagereye n'ubona agaciro kayo kagakomeza nayimira da wayimira mwana w'umuhungu nayimira mwana w'Inyanza bambwe ko uva Inyanza tuvukana 6 yisumbuye niyo mpamvu nabwiye ngo ntabwo nakirirwa nika turavukana Inyanza bavukana 6 turavukana amatoya n'amakuru yose ayisumbuye cyane ubundi iyo wigayo hasi yo hejuru ukayihora ariko nawe yo hasi narayihoreye yose ngenda narayize iko wambwiye ngo wigeze ngo umukinnyi w'umupira wigeze ukinaho karere basi karere se bamwe ngo wigeze gukina mu bice bya Kabuga niba ari Kabuga niba ari za Rugende ese ni ikihe cyaguteye kuva muri football ukajya mu nkinamico nize mbogamiza weho mu gukina umupira barakufunye se uvamo byagenze bite football se narakinnye ariko nyine wasanze nyine nta mupira nzi hari ibintu mu gukina umupira hari ibintu bisaba kuzi kwirukanka byo simbibashije bitewe n'ikibazo nagize nyine nuko byagenze bambwiye ko wari umukinnyi w'umupira bya Tarara za Rugende ufite imyaka nka 17 n'umunani ariko ngubu umaze kugera 23 milibora ntabwo iragera ufite 22 agapi nayo tu 19 uri umwana kabisa ndacyari umwana wakinnye muri junior ya Rugende hariya mu bana bato y'imyaka 15 nibyo kabisa turagushimiye cyane kongera kutwita abana kuri channel ya Gentil Official mwese icyo tubasaba buri munsi ko ukeneye uko bwije no gukora subscribe na share and comment we ni umutumirwa iyo tumuhamagara twitaba nawe ni umukomediye bafite channel bakorana n'abakire biwe bamuhagarariye so tuzagaruka ubutaha murakoze cyane ciao